wari wararembeye ku buriri nta n'icyizere yari afite cyo kuzakira, noneho agiye kuba yabona uwamuha impyiko. Hanyuma yuko yari amaze igihe kitari kinini agize ikibazo cy'uburwayi bw'impyiko zombi, hanyuma akazi kazo zakoraga kakaza gusimburwa n'imashini itwara akayabo k'amafaranga. Ibi bigakorwa 3 mu cyumweru, ari nako ibifaranga bikomeza kwisuka, kuko kumushyira kuri iyo dialyse inshuro imwe yonyine ari 100,000. Ubwo ni ukuvuga ko asohora 300,000 mu cyumweru. Ayo mafaranga si make. Ubwo birumvikana ko niko akayabo k'amafaranga k'amamiliyoni yisuka kuri uyu murwayi. Noneho ibi bikaza kubihumure ku bantu benshi, by'umwihariko ku muryango we, ko ku tariki 27 z'ukwa mbere 2025 ubwo ikinyamakuru cyitwa igihe.com cyari cyabyanditseho ko uyu mugore wa Theo BOSEBABIREBA ko yaba agiye kubona uwamuha impyiko. Uyu mugore yitwa Mushimiyimana Marie Chantal ukunze kwitwa Mama Eric. Uyu mugore we rero akaba yaratangiye kuremba mu mwaka ushize 2024 Ukuboza. Birumvikana ko ari mu mwaka ushize nyuma y'amezi 8 cyangwa se amezi 9 arwaye, ariko n'amafaranga ariko akomeza kugenda yisuka, amafaranga agera ku 300 buri cyumweru. Wakuba ayo mezi 8 yose bikaza kubarirwa mu miliyoni atagira ingano. Kuko ngo agomba kujya kuri iyo mashini byibuze 3 mu cyumweru, kandi inshuro imwe ni 100,000, kandi akaba atagomba gusibamo na rimwe, kuko aramutse asibye ashobora no kuhatakariza ubuzima, kuko iyo mashini niyo imugize iramutse ibuze yahita apfa byihuse cyane. Nk'uko twabikubwiye rero, uyu mugore we yatangiye gufatwa mu mwaka ushize wa 2024, hanyuma akajya kwa muganga, ari nako bamuha imiti. Iyo miti ntigire ikimara, gutyo ari nako indwara ikomeza kumurenga. Hanyuma baza kuvumbura ko arwaye impyiko hashize igihe kirekire cyane yaramurenze. Uyu mugore wa Theo BOSEBABIREBA rero ariwe Mama Eric, tumuvuzeho byinshi, yaba ibyo muri muzi n'ibyo mutari muzi byose tubivuzeho. Ariko se nidusimbukira ku mateka yaranze uyu mugabo we ariwe witwa Theo BOSEBABIREBA, tukaza kukubwira uburyo yabayeho mu buzima bugoye cyane, kugeza naho yabonaga bene nyina bapfa bishwe n'inzara ntacyo afite cyo kubamarira, ndetse tukakubwira n'uburyo yabayeho mu buryo busa nkaho yabayeho ari imfubyi. Ntago amarira ari bugusumbye imbaraga maze agashuka ku matama. Ikaze rero muri kino kiganiro, naho njyewe mwe murimo kumva nitwa Joseph Bugingo, ari nawe uba wabateguriye ibi biganiro byose murimo kumva kuri channel yacu yitwa Bugingo Empire. Ariyo mpamvu tugusaba ngo ukore subscribe, wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu dukora buri munsi bijye bikugeraho nta kabuza. Ikaze. Theo BOSEBABIREBA rero yavutse ku tariki 3 Nyakanga 1977, avukira hahoze hitwa Kibungo mu karere ka Kayonza mu Kinzovu, akaza gutura i Kigali ku Gisozi mu karere ka Gasabo. Hanyuma yavutse ibibazo ari byose, ubwo yavukaga agasanga ni nyina gusa babana, ese ntawe babana yarabataye. Gusa reka tuturetse kwirukanka cyane, ahubwo tumanze tukugezeho ibyerekeye ivuka rye. Ngo mu kuvuga kwe yasanze abana na nyina gusa, ise ariho ariko batabana, dore ko byagenze kugira ngo ise atabana na nyina. Ngo nyina baramuteruye, hanyuma bamuterura mu kabare, ariko bene wabo wa nyina ntibabyemera, hanyuma bamukurayo ubwo yari amazeyo iminsi 3. Hanyuma avayo azanye n'inda, hanyuma aza kubyara, abyara umwana amwita Uwiringiyimana Theogene, ariwe Theo BOSEBABIREBA, ari nawe turi kuvuga uyu munsi. Akaba ari nawe wabaye imbarutso yo kwegura mikoro kwacu kugira ngo tumuvugeho. Nuko avuga abana na nyina gusa mu nzu y'ibyatsi, ngo cyane ko n'inyamaswa habaga ubwo zibasanzemo. Ngo nubwo yabaye umuzunguzayi rero, ngo nta n'ikintu gifatika yacuruzaga, kuko yacuruzaga ibikwasi,
imbuma, senoni, ibikukuru ndetse n'ibinini by'imbeba, hanyuma bikaza kugurwa kubera ko yasakuje cyane, hanyuma bikaza kurangira umunsi wose nta n'amafaranga 500 yabonaga. Hanyuma ibyo bimunaniye n'ubundi yongera kwisubirira iwabo mu cyaro gucukura imisarane. Hanyuma rero mu mwaka wa 2003 nyina yaje gupfa, maze nyina amaze gupfa no kubona isanduku yo kumushinguramo ngo ntago byoroshye habe na gato ngo kubera ubukene bukabije babagamo, maze Theo asigarana n'agakobwa gato kamukurikiraga nako kari gafite ubumuga bw'amaboko, nta maboko kagiraga, kavutse nta maboko gafite, maze Theo arakarera mu gihe bitari byoroshye habe na gake kurera umwana utagira amaboko uri umuhungu kandi muri n'imfubyi. Ikindi tutakubwiye rero, Theo ntabwo yigeze yiga kuko ngo yagarukiye mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, cyane ko yagiraga n'impano yo gukina umupira, maze ikigo akaba aricyo kimukundira, maze n'igihe yabaga yatashe kubera ikibazo cy'ubukene bakaza kumureba kugira ngo ajye bakinira maze batsinde amarushanwa yo gukina umupira w'amaguru hamwe n'ibindi bigo. Uyu Theo BOSEBABIREBA rero yaje guhita ashaka umugore akiri muto cyane, ibibazo bye kubibamo wenyine yaje kubona bitashobora kumworohera, maze akora ubukwe nta n'ibihumbi 20 afite ku mufuka. Hanyuma aza kugaruka i Kigali, ari nabwo yaje kujya mu byumba by'amasengesho, ari nabwo yaje kubatizwa muri ADPR. Hanyuma akaza kubabwira ko ashaka gushima Imana mu ndirimbo akaririmba, ari nabwo bamubwiye ko afite impano nziza yo kuririmba neza, maze bamushishikariza no kujya muri studio ayinjiramo atyo, maze ibintu bitangira kugenda bikunda gake gake, agakora n'ibitaramo bakamuha amafaranga, akora indirimbo ya mbere yitwa Ibigeragezo Sikarande ndetse n'izindi ndirimbo yakoze mu myuzo ya mbere, maze zirakundwa. Zikimara gukundwa rero aboneraho no kwamamara, none yatumye twegura mikoro kugira ngo tumuvugeho. None n'umugore we afite indwara ikomeye cyane, umukonsoma 300 ku cyumweru. Ngayo nguko rero ibya Theo BOSEBABIREBA uwiringiye Imana Theogene. Iby'uyu mugabo rero tubivuzeho byose bwacya bukira, reka tube dusubikiye aha ngaha. Turabashimiye mwe mwaduteze amatwi, naho nge nitwa Joseph Bugingo, naho butaha. Imana ibarinde, turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.